kandi abana b'abakobwa bakunda utubombo bagakunda utuji bagakunda nyine utwambaro bagakunda utwo tuntu nyine dutuma uryoherwa mu kanwa no kukubwira ngo uri mwiza ra ubundi se n'ubu uri mwiza n'ubusa n'Imana nanone bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu namwe muri mu mahanga nizere ko mumeze neza kandi mukomeye mushima Imana rugira rugena byose niyo ino mu Rwanda twiringira reka nkubwire ko nimba ari ubwa mbere udusuye ku Mwana TV ibuka gukora subscribe kugira ngo biganiro n'amakuru n'inkuru zacu zose zige zikugeraho 5 kuri 5 nanone nk'ibisanzwe ku Mwana TV tubazanira ibiganiro n'amakuru bitandukanye ntabwo tujya kure y'abana niyo mpamvu igihe cyose twibanda ku bana nubwo twavugana n'umuntu mukore ko ntabwo twajya kure y'abana uyu munsi nanone turi kumwe n'umwana uyu mwana ageze gutya ngiye warampagaritse nawe ndiho nigendera arampagarika arambwira ati jewe mfite umuvugo ndashaka kuwugeza ku banyarwanda nawe ndizera ko byumvize reka tubaza tumuhe ikaze arabanza twibwire amakuru yawe meze neza yego akuka yego akuka ni sawa witwa nde Iradukunda Kiza Giselle Iradukunda Kiza Giselle utuye he Giselle mu Nyanza kwa Nkubito y'Imanzi urahazi kwa Nkubito y'Imanzi ufite imyaka ingahe wiga mu wa kangahe imyaka 12 niga mu wa 5 mu wa 5 byiza cyane umeze neza yego sejize kumpagaritse warunze uti mfite umuvugo yego okay ni byiza reka twaye gutera abantu amatsiko turaza kuganira nyuma banza uwo muvugo udusomere uko wawuteguye rwose sinyasubiza abana inyuma ngo haye rugari murakoze umuvugo ndate Rwanda nziza bana b'u Rwanda mwese nimuhaguruke turukorere nimwebwe ruhanze amaso nimwebwe amaboko yarwo waba warize cyangwa utarize ibitekerezo byawe birakenewe gufatanye n'abandi kurwubaka kuko ari mwebwe Rwanda rw'ejo wowe wishora mu biyobyabwenge ukishora mu busambanyi niba wumva ko ibyo bitakureba aho uribeshye va mu byo urimo kuko imbaraga zawe zirukeneye Rwanda nziza kandi ndata utanga imbuto nziza wose utemba ubwiza n'itoto kwizisanzure hose rwose ugaba urugwiro mu bana bawe n'abakuyobotse bagusanga ubwo Perezida Kagame Paul yararebye aritegereza ndetse aranashishoza abona abana n'abangavu bahohoterwa bafatwa ku ngufu ati ntago ari byiza rwose ko abana b'isi y'ejo bashobora kwicwa urupfu nk'urwo intego yacu nta yindi ubutwari ubumanzi bituranga aho turi hose turashima Madamu Jeannette Kagame witaye ku bana b'abakobwa bakorerwa ihohoterwa turashimira nabo bafatanyije kwamagana iryo hohoterwa rikorerwa abana n'abangavu mwebwe mwese bayobozi nkunda nshuti namwe babyeyi bacu ubutumwa ntanze bugere hose ku isi yose no muri bose Imana ibaho umugisha yaramusize usiga basigana Iradukunda Kiza Giselle merci cyane ariko numvisemo ibintu bikomeye wavuze nibyo ngiye kukubaza aho tuganire ku Mwana TV wavuzemo ibintu bijyanye n'ihohoterwa ihohoterwa uriziho iki ihohoterwa ndiziho nk'uko umubyeyi yabyara umwana yego ntakamuhe ibisabwa byose akazajya amuhohotera yego akazajya yirirwa amutuka ntamujyane ku ishuri ntamwambike ntamuhe n'ibikoresho bisabwa byose kugira ngo ajye ku ishuri hari irindi hohoterwa wabuzi yego rihe ryo gusambanya abana b'abakobwa n'abahungu yego ejo bundi numvise umugore hariya mu karere ka Rwamagana
wagize gutya yibetana umwana w'imyaka 8 ajya kumukoresha imibonano mpuzabitsina. Ibyo naryo ni ihohotera. Gisele rero umuvugo wawe niyo nsanganyamatsiko numvise ugenda ugana aho hantu, kandi ukavuga uti igihugu cyo cyifuza ko abana bagira ahubwo ubumenyi bakarindwa ihohoterwa. None urabona igihugu kizakora iki ku nama zawe nk'umwana, koko igihugu cyabashyize imbere nyine, niyo mpamvu namwe muvuga bakaryumva, cyane cyane ababyeyi. Wowe ubona igihugu ari he cyagakwiye gushyira imbaraga kuri iryo hohoterwa rikorerwa abana? Igihugu cyashyira imbaraga gishishikariza abagabo kudafata abana b'abakobwa ku ngufu, kandi n'abagore bakuze bakareka gufata abana b'abahungu ku ngufu. Gisele, wambwiye ko wiga, harya wambwiye wiga mu wa gatanu. Ufite imyaka 12. Umwana w'umukobwa w'imyaka 12 abatangiye kuba iki? Umwangavu, sibyo? Kandi uzi ko umwangavu yageze muri icyo kigero, nawe atangira guhindura imyitwarire, agahindura imivugire, agahindura mbese utuntu twose akaduhindura. Aba yumva ariho agenda nyine ngo aba agakumi, yiyumva. Abo bana ni iyihe nama ujya ubagira, cyane ko ari igihe nyine usanga nabo bitwaye gutyo bikabaviramo guhohoterwa? Urabagira iyihe nama? Abo bana nabagira inama niba bageze mu gihe cy'ubwangavu ntibakazajye biyumvamo ko bakuze. Yego. Bajye bicisha make, bitware neza nk'abana bagize mu gihe cy'abangavu, ku buryo nta n'umuntu wabashuka ngo abakoreshe ubusambanyi. Nkazajya mbagira inama yo kwirinda ababashuka, bakazajya birinda abahungu babashukisha utuntu tw'abana nyine nk'amabiswi, amabombo, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo nimba mbyumvise neza, burya abagiye guhohotera abana bahera kuri utwo tuntu. Yego. Utwo tubombo, kandi abana b'abakobwa bakunda utubombo, bagakunda utuji, bagakunda nyine utwambaro, bagakunda utwo tuntu nyine dutuma uryoherwa mu kanwa, no kukubwira ngo uri mwiza. Ubundi se n'ubu uri mwiza ntubusa n'Imana. So noneho tugenda tugana ku musozo, umuvugo wawe ukeditinga nk'uko wambwiye uti nubwo ngo uhagaritse, ariko uyu muvugo ndacyawutegura. Urifuza ko wazawugeza hehe? Ku ruhe rwego? Uri mu karere hano i Nyanza, uri mu murenge, dufite ibigo by'amashuri ari byo wigamo, urumva wifuza kuwugeza he? Nabanza nkawugeza ku rwego rw'amashuri nigaho. Yego. Bikazajya bigenda bizamuka gutyo. Ariko tukiri hano, ubu Gisele utambeshye, nta bana uzi mwiganaga uyu munsi batiga? Ntabuze? Yego, barahari. Barahari? Iryo si ihohoterwa? Niryo. None se wowe ubona biva ni ubushobozi bw'ababyeyi? Usibye ko ntatekereza ko cyaba icyitwazo. None se iyo umubyeyi mu rugo byanze, nta buyobozi dufite se? Burahari. Ari nkawe gize gutyo ukabona banze kukurihira ishuri, birahagaze, urahagaze, wabigenza gute kugira ngo ukomeze wige? Nagenda nkabishyikiriza ubuyobozi bw'ishuri ko mu rugo banze kundera amashuri kandi nkaba nyishaka gukomeza kwiga, bakabimfasha. Batagira icyo bakora ugakomereza he? Mu zindi nzego. Izihe? Ego, inzego, uvuze inzego izihe? Nko mu karere. Yego. Umurenge. Gisele, watinyuka utingiye ku karere kureba meya wa Nyanza Ntazinda Erasme, niko yitwa hari, ukagenda ugakomanga ku biro by'uti yewe ntabwo niga, wagenda? Uri umwana mwiza cyane. Yego Gisele, reka tugushimire, igitekerezo cyawe ni cyiza pe. Ndatekereza ko ku Mwana TV abakunzi bacu bari kubibona, ndetse ibitekerezo baraza kubishyiramo. Ni cyiza pe, gifite umurongo, icyampa abana bose bakagira imyumvire nk'iyawe, igihugu cyazagira abana beza ejo hazaza. Kandi nawe ntekereza ko ari byo wifuza. Hari wakugira inama ngo wandike se? Yego. Ninde?
umubyeyi wanjye tubana. yakugiriye inama? Eh, Bishoboka kuba muganira ku ihohoterwa cyane? yego. Okay. Yego. Hanyuma ikindi kimwe wenda nakubaza tugenda tugana ku musozo, abana bahohoterwa bagahohoterwa n'ababyeyi babibyariye, bagahohoterwa n'abandi bantu batababyaye, inama wabagira ni iyihe? Cyo turahita tugifungiraho. Ngo Abana bahohoterwa n'ababyeyi bababyaye, sibyo? Bivuze buriya wari uzi ko niyo ababyeyi bagize gutya bakagirana amakimbirane wowe ukabyumva, usiko nabyo ari ihohoterwa? Kuko buriya ejo nawe wazasanga warafashe imico nk'iyabo, nawe ukazubaka urugo rufite nyine ibibazo. Abo babyeyi wabagiriye ihe nama? Abahohotera abana b'abahungu n'abana b'abakobwa wabagiriye ihe nama? murakoze. Ababyeyi nabagira inama yo gukora ibishoboka byose bakareka kugira amakimbirane mu rugo iwabo. Amakimbirane kugira ngo bidakomeretsa abana. Abahohotera abana b'abahungu n'abakobwa noneho bo nabagira inama nyine yo kubereka, kuko ihohoterwa ntabwo ari ryiza ku bana b'abahungu n'abakobwa. Yego. Kuko baba bari kubica kandi ari bo Rwanda rw'ejo. Mbere y'uko se dusoza Gisele, usibye kuba warateguye uwo muvugo cyane cyane ukangurira abantu kudahohotera abana, cyane ko hari byinshi wagiye uwuvugamo abari kudukurikira bawumvise, ubundi hari indi mpano ufite? Ni iyihe? Impano yo kubyina. Kubyina danse za Kinyarwanda? Rwose ukacugusa igituza ibyo bishobora? Ubyina hehe? Ubyina ku ishuri. Ubyina ku ishuri? Mufite itorero ry'ishuri utorezwamo? Okay. Ubwo ngubwo turagufata akavideo gato utanza gusanga ku ishuri mu kigo ndani ubyiniremo ndebe, sibyo? Nabyo wabitangiye ryari se? Nabitangiye mfite imyaka 8 gutyo. Urabizi neza cyane bya Kinyarwanda unaseka? Sure. Okay. Cyane ko uri Nyanza mu Rukari se ko mbizi ko muri intore. Yego, turagushimiye, Imana iguhe umugisha kandi ikwagurire impano. Ababyeyi badukunda kandi badukurikiye ku Mwana TV, reka bagushyigikire cyane cyane uyu muvugo wawe. Nge ndifuza ko uwutegura neza, nzagaruka ku kigo wigaho tuwugeze ku kigo nk'uko wabyifuje, hanyuma nibiba byiza iyo dokima uzayitwarira meya wa Nyanza uyimuhe, sibyo? Sibyo, ijwi ryawe rigere kure. Imana iguhe umugisha. Yego, reka namwe bakunzi b'Umwana TV mbashimire ku ruhare n'umwanya wanyu muduhaye mu kiganiro twagiranye na Gisele. Ni umwana mutoya ariko mwumvise ko afite umuvugo, ari kuwutegura. Yambwiye ati jewe reka ngukugezeho ubundi ufashe tuzawugeze kure, iri jwi ryanjye rinyure ku Mwana TV rigere kure. Turabisezeranye ubutaha namara kuwunoza neza tuzongera tugaruke noneho tupresente mu kigo yigamo, ndetse twemeranijwe ko kopi azayishyira meya w'akarere ka Nyanza, Ntazinda Erasme. Eka mbashimire, mbibutsa ko ibiganiro n'amakuru dutegura kugira ngo bigende neza nuko wakora subscribe, hanyuma ukaduha comment. Ibitekerezo ni ingenzi, ugasharinga hirya no hino, inkuru zacu zikagera kure. Nitwaye Emmanuel Kanani, kuri kamera twari kumwe na Robert. Imana y'u Rwanda ibishimire.